Wavutse ryari? 1986. Uyu ni umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Kageyo, ahari gufasha ababyeyi kwandikisha abana babo. Iki gikorwa cyabereye mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, kibaye ku nshuro ya gatatu nyuma y'uko umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'abana World Vision utangirije ubukangurambaga bukubiyemo ubutumwa busaba ababyeyi kujya bitabira gahunda zo kwandikisha abana babo nyuma y'iminsi 15 bavutse. Muri aka karere ka Gicumbi by'umwihariko muri uyu murenge wa Kageyo hari ababyeyi barirengagije iki gikorwa kuko ngo bagiye kwandikisha abana babo bakererewe bagacibwa amande y'ubutinde bigatuma babyihorera. Aba ni bamwe mu bo byabayeho. Ngo nuguhera ku 5,000. Ubwo rero tubonye nayo twabona kubera turi abakene nuko turamwihorera tugoma mu rugo. Nagiye yo banca amafaranga ninamwandikisha. Baguciye ngahe? Bari banciye 5. Icyakora kuri iyi nshuro uyu muryango World Vision wanaboneyeho akanya ko gutangiza iyandiko ry'abana mu gitabo kirangamimerere muri uyu murenge wa Kageyo, hatitaye ku bakererewe cyangwa se abakoreye iki gikorwa ku gihe bahabwa ubufasha ku buntu. Ubw'iki gikorwa ababyeyi barashima World Vision ko igidufasha mu bintu byinshi cyane bibaho bishoboka. Mirire batwigisha kubaka uturima tw'imboga, ingurube mu mashyirahamwe, ibintu byinshi cyane ni byinshi yagiye dukorera. Amashuri, amavuriro, amazi, amashanyarazi, byose zisi World Vision ni ukuri. Nubwo bishimira ko bari guhabwa ubufasha ku buntu, ababyeyi batewe impungenge no kuba iki gikorwa gishobora kuzarangira vuba ugasanga hari abacikanyijwe. Umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Kageyo avuga ko bashizeho igihe kingana n'icyumweru kandi ko hari nubwo bajya baha ubufasha abakererewe. Iminsi 30 hari abo tugerageza tukandika. Nabaje barengeje ngo ntabwo tutabandika, nabaje bafite amezi 2-3 turabandika, ariko icyo gihe ntabwo tubandika mu bitabo byose. Iki gikorwa kizamara icyumweru, udafite ifishe ntacyo twamufasha, ahubwo icyo tumufasha dukorana n'ibigo nderabuzima hahandi bagiye bakingirwa bakajya bakabandikira andi mafishi. Umuyobozi wungirije muri World Vision avuga ko ku mwana utanditswe biba byoroshye kugira ngo atitabwaho. Umwana utanditswe ni umunyarwanda utazwe, kandi uburenganzira bwiwe bushobora kwitabwaho cyangwa ntibwitabweho, ariko ikigaragara cyane nuko butakwitabwaho kubera ko batazwe. Ariko iyo yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere bimufasha kumenyekana, akaja mu mibare y'abanyarwanda bakorerwa igenamigambi. Iki gikorwa cyo gukangurira ababyeyi kwandikisha abana babo cyatangiriye mu ntara y'Uburengerazuba kandi kigomba kuzenguruka intara zose z'u Rwanda. Igikorwa kiri kwifashishwamo abahanzi bo mu itsinda rya Urban Boys. World Vision ivuga ko bayifasha mu kuzamura ubwitabire bw'abaturage. Aha, uzabaze umurengezi